mimi nataka ushirika nawe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika nawe. Roho, mimi nataka ushirika nawe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika nawe. Roho, mimi nataka ushirika nawe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika nawe. Roho, mimi nataka ushirika nawe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika nawe. Roho, mimi nataka ushirika nawe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika nawe. Roho, mimi nataka ushirika nawe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika nawe. Roho, mimi nataka ushirika nawe. Jina lako lipewe sifa. Wewe ni Mwenyezi Mungu. Tunakuamini Yesu. Tumekuja mbele zako Baba. Tunaamini wewe. Tunaamini roho yako. Tunaomba utupe nguvu. Tunaenda kunena neno lako. Tunaomba baraka zako kuwa nasi. Hata tunaombea na wale wote watasikia neno lako hata na nyimbo. Uwape nguvu Baba. Wajue kama wewe ni Mungu na unatenda. Jina lako lipewe sifa milele. Amen. Uwepo wako maishani mwangu umenifanya mnyenyekevu, na kwako mimi najisikia huru na tena napumzika. E Bwana Yesu, nitakutukuza kwa kuwa wewe wanameza mbele ya watesi wangu. E Bwana Yesu, nitakutukuza kwa kuwa wewe wanameza mbele ya watesi wangu. E Bwana Yesu, nitakutukuza kwa kuwa wewe wanameza mbele ya watesi wangu. Haleluya, haleluya. Twongeye kubaha akaze bene data. Turabaramukije aho muherereye mwese, abari ku manywa ndetse burije kuba nimugoroba hano mu gihugu cyacu cya Australia. Tubahaye ikaze. Mwigere n'Imana ibahe umugisha. Abari mu bindi bihugu, muri Afrika, muri Amerika, muri Canada, ahantu hose mwaba muri hatandukanye, bene data tubahaye ikaze kugira ngo mwigere n'Imana ibahe umugisha. Muri uyu mwanya Imana ibitanze kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, twumve indirimbo z'Imana, twongere ducomekane, twongere twibukiranye, ndetse kandi cyane cyane n'abataramenya Kristo bazi ko atahaba, bataramwumva. Uyu ni umurongo mwiza isi yose isigaye yarahaye umwanya munini cyane. Uko bagenda bazamuka cyangwa bamanuka, hari igihe bazahura cyangwa se bahura n'ubutumwa. Hari benshi bakirizwa aha, hari benshi bakirizwa kuri social media, akavuga. Hari n'abandi babigira nka deba, akavuga ati se ibi bintu birashoboka, reka tubyizere, reka tubipratique. Rero abataramenya Kristo nabwo ushobora gufungura iyi video ari ubwa mbere. Mu by'ukuri Yesu arahari, Yesu arakora, Yesu ariho. Birashoboka ko wamwemera akakubera umwami n'umukiza, akaguhindurira ubuzima kuva uyu munsi ukava mu gitabo cy'abarimbuka ukaja mu gitabo cy'ubugingo.
ugakurikiza inzira ze, akakuyobora mu buzima bwawe kugira ngo uzabane nawe, uzabe mu bwami bw'Imana, uve mu byo urimo, mu byaha, hanyuma wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Rero bene data, reka dukomeze dutaramane, mugubwe neza aho muri hose. Imana ikomeze kubagirira neza mu byifuzo byanyu, mu mishinga yanyu, muri activite zanyu za buri munsi. Uwiteka akomeze kubana namwe. Turabakunda cyane, dukunda uburyo mukomeza kubana natwe mu buzima bwa buri munsi. Imana ibahe umugisha. Katuririmba indirimbo yo mu gitabo cy'agakiza 28 ivuga ngo twarabatuwe rwose. Murakoze. Twarabatuwe rwose rwose, umwami wacu Kristo, twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka, cyo dukomeze tujye imbere, dutsinde ibigerageza, turwara intambara twizeye, twihanganire byose, cyo dukomeze tujye imbere, dutsinde ibigerageza, turwara intambara twizeye, twihanganire byose. Turabasirikare benshi kogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo nawe muyobozi, kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushire imbere, dushimire Ihoraho, kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushire imbere, dushimire Ihoraho. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye, ku musaraba aturuka iriba rimara inyota, twanyweye amazi meza, amazi y'ubugingo, ku musaraba aturuka iriba rimara inyota, twanyweye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro, mugiye tuzakigeramo, tuzahimbaza Yesu, umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezere kw'igihugu cyadusezeranyije. Shimwa Yesu, habwa icyubahiro. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Dusanga hano mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 11 guhera ku murongo waho wa mbere.
aravuga ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Nashimye ko dusangira uyu murongo wa mbere mu gitabo cy'umubwiriza, nk'uko titire y'amagambo yavuze ngo nyanyagiza ibyiza. Bene data, ndashaka ko tuvugana gatoya muri iri jambo. Umubwiriza yavuze ngo tunyanyagize ibyiza hakiri kare, dukora ibyiza hakiri kare. Kubiba ni kunyanyagiza. Hari igihe ubiba, kubiba biragoye. Hari igihe ubiba kandi ubiba nyine ubona bitari kuzaho, biratinda nk'uko Bibiliya bivuga. Ariko usarura hashize igihe. Umuhinzi yahinga, ushobora guhinga uyu munsi, tuvuge wenda uhinze ibigori, ntabwo byakwera nyuma y'ukwezi. Hari igihe bifata, urabagara, uragenda ugakuraho ibyatsi, ukongera ukabagara, ukamenamo amazi, bigakuramo gatoya, ugakomeza ukabagara kugeza igihe uzasarura. Haba harimo intera nini. Rero ahantu ndashaka kuganira n'abantu bahamagawe n'Imana. Haba harimo challenges zitandukanye, ariko bene data ko murabiba mu bwami bw'Imana, muzasarura nimutagwa isari, niko ijambo ry'Imana rivuga. Mwe gucika intege, ushaka kubiba uyu munsi, ntabwo wenda wasarura uwo munsi, kandi ntabwo buri gukora ubusa, ariko finally uzasarura, kandi uzasarura umusaruro mwiza. Kuko turi kubibira hano gusa, uri kubibira mu bwami bw'Imana. Imana mukorera irabareba. Abantu bahamagawe bajya bahura n'ibintu bitandukanye, ukavuga se ukuri gute, ndetse rimwe na rimwe ugatanga ibyawe, ndetse rimwe nukubiba. Ariko bene data, mukomere mushikame, mwe gucika intege, mukomeze mubibe. Abantu bakurikiye Kristo, ntimucike intege ngo se hari ukuntu abantu bakurikira Kristo wenda bamukeneyemo inyungu. Yego nibyo, Kristo ni inyungu kumumenya, n'ubuzima uba wiramiye, uburamiye ubuzima bwawe gusha, uburamiye kubana na Kristo, nta yindi nyungu iruta nayo. Ariko kandi numukurikira mu nyungu zahangwa guha ibintu hanyuma nawe ubane nawe na Kristo nk'Imana nawe, ariko mu by'ukuri umukurikire udakeneye izi nyungu zaho. Umukurikire wirekuye kandi kurabiba. Icyo ukora cyose, Kristo we ni mwiza, ntabwo ari nk'umuntu. Umwe ushaka kumugirira neza akibagirwa, ni benshi wenda bagiriye neza baribagirwa cyangwa se gutyo, ariko Imana yo ntijya yibagirwa. Akubiba kose mu bwami bw'Imana uzagahemberwa. Rero bene data, mubibe, mukore neza, muzasarura nimutagwa isari. Kandi ibibazo byose ushobora kuba urimo, ntuvuge ngo narakoze n'ejo undi narakoze. Komeza ubibe, uzasarura nimutagwa isari. Ijambo ry'Imana ribaho umugisha. Murakoze, mugire umunsi mwiza.